subscribe. Jay here. Hello guys, nongeye kubasuhuza nkuko musanzwe mumenyereye. Jay here nka YouTube channel ndabasuhuje. Ndasaba umuntu utarakora subscribe akore subscribe mbere yuko areba iyi video kuko noneho tubazaniye kasha. Guys, mbibutse ndashimira ku mwakoze subscribe, mutarayikora ndamushimiye. Ikindi guys, nibutse abantu bakoresha Droid cyangwa se abantu bahanga account Droid bikabananira, nta kibazo mwajya muza kudufasha kuko nabandi iyo baje kutubaza turabafasha kandi ikarangira ikoze neza cyane. Droid rero ni internet igirangira imara amasaha 28 ariko buri munsi bawemereye megabyte. Guys, ikindi nibutse ku bantu bakoresha iyo bita Stark VPNs. Stark VPNs ni kugezana n'isaha nge sinzi nibikora kuko nukuvuga ngo nge sinkifite sinyikoresha kuko nukuvuga ngo ikora kimwe na Hatano Plus. Nukuvuga ngo nimba Hatano Plus yarahagaze ubwo na Stark VPN yarahagaze. Ndasaba rero ko abantu mutwandikira mvuga ngo twarabatuburiye ngo ntabwo ikora mwihangane kuko mbere yaho yarakoraga nta kibazo. So guys, ubu ngubu rero twararebye dumaze iminsi ducecetse cyane nuko twihanganira ikibazo cyabaye ikibazo cyitwa Hatano Plus rwose cyabaye ingume pe yadukaniye pe. Ikindi guys, ubwo nubundi bushya twabavumburiye twabona ikindi gisubizo kuri Hatano Plus kugira ngo na za Mango 4G bazihagaritse nkuko bisanzwe menyereye ntago ziri gukoreshwa. Ariko kuri bamwe na bamwe Hatano Plus iracyakora, ku bandi ntigikora. Ikindi guys, mwitegereze kano kantu neza ngiye kubereka. Ubu turi tariki 29, ubwo bivuze ngo turi kuwa kabiri, sibyo? Turi kuwa kabiri z'ukwa gatandatu, tariki 29 z'ukwa gatandatu. Ikindi nta megabyte mfite, kakabazo ko ntago ndi kukabona, ntako murabona ahangaha iri connected, Hatano Plus yacu iri connected. Ubwo ndasaba ku muntu rero wakoze install na nubundi tena ayestare yongere akoreshe internet y'ubuntu kuri Hatano Plus kuko twabavumburiye ubundi buryo buri settings, noneho MTN hari tazapfa guhakinga cyangwa se indi service center urugero nka Tigo cyangwa se Airtel. Ubwo bisobanuye ngo internet tugiye gukoresha ni free internet Tigo cyangwa se Airtel. N'abatinde rero guys, reka dutangire. So ubwo twageze muri application yacu. Nkuko mubona twageze muri application yacu, twageze ku ma host, ama custom host ngira ngo murabireba. Mbere na mbere uzafungura iyi custom setup, connection mode cyangwa se connection mode nkuko musanzwe mubimenyereye. Guys, ikintu uzakora ni kirero hejuru usanga harimo London server uzahita uyivanamo ushyiremo United Kingdom cyangwa se United State. Sorry, ahangaha ubwo uzahihorera kuri select port, uzahihorera ko ntacyo uzahindura, uzahihorera hano. Guys, ikintu uzibanda kuri connection mode, ahangaha haba hari custom host header n'utundi ariho tuzasanga iyi DNS TT tamo cyangwa se tune nkuko musanzwe muyita. Hasi uzasanga hari akajambo kanditseho ngo ni DNS mode cyangwa muri kukabona. Guys, ikintu none tuzahita dukora tuzaklika hano mu nguni dushake iyi DNS tano cyangwa se DNS TT mode cyangwa se DNS mode. Guys, numara kuyasanga ndakeka ahangaha uzasangamo utuntu tw'utubare, uzasanga harimo rimwe enye, uhite uzikuramo uzisibe cyangwa se n'indi mibare yose uzasangamo uzahita uyisiba. Tena mbibutse hatagira uvuga ngo ndi kubatubuririza ni screenshot nakoresheje nifashishije mu rwego kugira ngo nze kubereka neza tunagendana neza kuko hari igihe wandika bakavuga ngo uri gukoresha megabyte. So nkibivuga cyangwa se nkibitekereza cyangwa se nkibikwereka, hita uhindura connection zawe ushiremo Tigo itariho megabyte, uhite usiba amagambo arimo wandikemo 8 powe 8 ngo ni 8 utudomo ni 4. Ni 4 ni 3 sorry ni 3 kuko murabona ahangaha harimo utudomo 1 2 3 ni 3 8 yo ni 4. So guys, niwandikamo ibyo ngibyo ntago uzaburangije. Ikintu tuzahita dukora ni iki, urabona ahangaha mu nguni hari ikimenyetso cya settings ngira ngo muri kuyireba. Settings ngiyo aho mu nguni ngira ngo muri kuyireba, niyo uzahita ukirikaho kuko niri hafi cyane ushaka gukoresha. Ahangaha hari izi dot 3 cyangwa se ibyo birongo 3 bitambitse. Ariko uzahitamo aho kuri settings, ugikirika kuri settings icyo uzakora ni iki. Guys, ukigera muri settings za application uzahita umanuka hano hasi kuko nta kindi uzakora, ibindi byose uzabyirengagiza. Hano hejuru ndakeka hari ikintu kiriyo, hejuru hari ikintu kiriyo.
hari ikintu kiriyo, ubwo ni ukuvuga ngo ngewe nari nageze hasi, nawe uzahita umanuka hasi nta kindi ukoze, hejuru uzayorera. Guys, aka kajambo uzasanga kari on. Ahangaha kuri connection try uzasanga hari on. Ahangaha kuri DNS forward uzasanga hari off. Guys, noneho nahangaha kuri custom DNS uzasanga hari off. Ahangaha nubwo mubona hari on, uzasanga hari off. Uzasanga hari off, uhita wagira on, ubu hari on. Guys, numara ko nta kintu uzakora, nurangiza ubwo uzahita ukora icyo bita back cyangwa se gusubira inyuma. Uzahita usubira inyuma, uzaklika ahangaha back, gusubira inyuma. Kaka fresh kari ahangaha. Uzahita usubira inyuma ahangaha kuri ako fresh. Guys, icyo uzakora rero numara gusubira inyuma, ndaje mbereke. Guys, wasubira inyuma twabibonye, icyo uzahita ukora uzahita ukanda icyo bita start nkuko dusanzwe tubimenyereye. Ahangaha hari stop, uzahita ukanda start. Urahita ukanda start, nurangiza ukanda start irahita itangira guconnecta hejuru. Muraza kunyihanganira nakoresha screenshot ko hari igihe ngiye nkoresha nkora bibiri ako kanya update hakaza kuba akabazo kamajwi agacika, cyangwa se nkahita mbyihorera agaceceka, ntuze kunyumva neza connection zigifungura. Ariko nkuko mubibona ngira ngo namwe murabireba hejuru ku ma networks, nge Airtel cyangwa se Tigo yanjye ni ya kabiri, iya mbere ni MTN. Urabona ko iri gukora neza cyane, ariko nta megabyte mfitemo. Kugira ngo byembere nawe hitubikora nta megabyte ufitemo. Urangiza uhita ukanda start, irahita ikora nta kibazo. Ariko ikitonderwa ntabwo irakora kuri buri telefone yare yose. Ndabizi neza ntabwo irakora kuri buri telefone yose. Ariko niyanga gukora uraza kumpamagara ndebe ko twaguhereza file. Uraza kudusanga WhatsApp cyangwa se kuri hari abasanzwe bamenyereye badusangaga kuri Telegram. Uzamanuka no kuri description hasi uzasangamo link ya Telegram. Nutanayisangamo uzatwandikire kuri WhatsApp, tuzagufasha kukugeza kuri Telegram niba ukoresha Telegram. So guys, rero icya kitonderwa navugaga niki, ukuvuga ngo hari telefone uri bukoresha cyangwa se SIM card ya Airtel uri bukoreshe irakonekta, ariko ishobora kutamara iminota nk'itanu cyangwa se iminota 10, ikaba yakongera ikavaho, kongera ukanda start. Kandi ubona yuko hanga baduha igihe cy'iminota 29 time left, nyine nko mubona iminota 29 bigasaba ngo ukande add time. No kuvuga ngo niba imaze iminota 5 igativaho, na nundi ya add time ntacyo aza kukumarira. Urumva ntacyo aza kukumarira ahangaha. Guys, nongere mbibutse ku mutarakora subscribe ayikore, kandi ashimira ku muntu wese twabanye neza kuri video. Comment zirakenewe, nibyanga nabwo udusange inbox WhatsApp Telegram tugufashe. Ushobora kuba ukeneye file tukaba twayiguha. Wenda Airtel yawe ikabita itemeye gukoresha buno buryo muri telefone yawe cyangwa se na location yawe. So nkuko mva ngo hari umuntu uri Kimisagara akaba agikoresha hatano plus igakora, hari umuntu uri hehe bitewe n'ahantu uduce tugiye dutandukanye ngo ziri gukora gusa ntabyo nzi. Guys, ndabasuhuje ndabasezereye, ubwo mukomeze kubana natwe. Tuba twavuze byinshi, tuba twarugoswe, ariko nuko twihanganira, tuba twatinze. Video yatinze rero, nkwibutse ku muntu utarakora subscribe ayikore. Dushimira no wayikoze. Amahoro abane namwe. Technology niko bimeze, turi kubategura n'ubundi buryo bwinshi cyane mwabonamo internet y'ubuntu cyangwa se n'ibindi bintu bibishimishije mu bijyanye na technology. So ntukenera n'uburyo wakora amafaranga nta kibazo, turahari. Gusa turi kumwe. Ciao, amahoro abane namwe. Bye.